Buriya kwikorera ni byiza, kwikorera ni byiza cyane. Yego kuba ufite akazi bigufasha kubaho, bigufasha kugira ibintu runaka ukora by'ibanze, ariko ntabwo bishobora kuba ari ibintu byo kwishingikirizaho ubuzima bwawe bwose. Njye kukubwira impamvu eshatu, ndabizi neza ko uri buze gusoza ufashe umwanzuro. Ugiye gufata iyi video uyirebe guhera itangiye kugeza isoje, uramenya impamvu mvuze ngo kwikorera ni byiza kuruta kwishingikiriza ku kazi. Hanyuma rero impamvu ya mbere, uba ugomba gutekereza ikintu ugomba gukora umunsi ku wundi. Icya mbere, akazi urimo uyu munsi wa none hari ibintu runaka kakugenera cyangwa se kaguhereza, harimo n'umushahara. Gusa igitangaje ni uko ibyo bintu aho tuvugira ahangaha byose bishobora guhita birangira. Iyo birangiye rero usigara utunzwe n'ikintu wakoze ku ruhande utishingikirije umushahara wonyine. Niba utari ubizi neza, respect ufite nuko ugifite imbaraga zo kujya muri ako kazi. Umushahara ugihabwa n'ibindi bintu ugihabwa mu kazi ni uko ukibasha kubyuka mu gitondo ukagenda n'imbaraga zawe ugakora. Ndagira ngo mbwize ukuri yuko uyu munsi uramutse urwaye gato kidogo, ntabwo ushobora gusubira muri ako kazi, nta nubwo ushobora guhembwa utakoze. Hari ibintu bakugenera byo kugira ngo uticwa n'agahinda, kugufasha utuntu duke, ariko bakimenya ko utazanagaruka uhita usimburwa utaranagera mu bitaro ngo umaremo n'icyumweru. Uhita usimburwa kuko akazi ko ntikaba kagomba guhagarara. Tugenda ku mamoto, tugenda mu modoka umunsi ku wundi, tugira uburwayi, ibintu bishobora gutuma uba inability cyangwa se ugira ubumuga ntusubire mu kazi ni byinshi. Rero niba uri mu kazi uyu munsi wa none ukaba ubizi neza yuko ibyo bintu mvuze bishobora kukubaho ntiwongere kubona amafaranga, wakaba utekereza ikintu ushobora gutangira gukora uyu munsi wa none. Impamvu ya kabiri ngiye kuguhereza kandi iri buze gutuma wumva icyo ndimo kuvuga, buriya bizinesi yawe wayiraga abana bawe. Ushobora kuba utakiriho, abana bawe ntibangare, ntibabure minerivare. Tuzi imiryango yari yifite, bakize, bafite ibintu byinshi, ariko uyu munsi wa none abana babo nibo bari gufashwa, nibo bamwe bazerereye. Kubera iki? Bahoze base na ba nyina barize, babona n'akazi, yewe baranabatunga, babaha byinshi byiza, ariko ntibibuka kubazigamira for the future, kuri ejo hazaza, kugira ngo bazabashe gukomeza kubaho, kubazigamira bakreatinga business cyangwa se bafungura business. So ubuzima abana bwabarangirana kuko ababyeyi batakiriho, kuko ababyeyi bamugaye, kuko ababyeyi bagize impamvu nyinshi zitandukanye. Rero iyo ufite aka business kawe karakugoboka. Uzi ko iyo witabye Imana ako kanya direct, mbere y'uko unashyingurwa mu minsi nk'ibiri itatu, ugusimbura aba yaje. Mu gihe muri business haba hari gushakwa ugiye kukuzungura, umuzungura akaba umwana wawe, akaba abana bawe. Don't do it for yourself, just bikore ku bana bawe, bikorera abana bawe, wibikora kubera wowe, bikorera abana bawe. Ikindi kintu cya gatatu gishobora gutuma ufata umwanzuro wo kwikorera from now ukabigira ibyawe, ni ukuvuga ngo murareba ibintu ukuntu bigenda byiyongera, bizamuka. Uko ibintu bizamuka, amafaranga azamuka, ejo bundi waguraga umuceri ibihumbi 20, ubu ntaho wawubona, ni ibihumbi 50, ibihumbi 48. Ejo bundi waguraga akawunga k'ibihumbi 7, ntaho wakabona, ni 12, ni ibihumbi 20. Uko ibyo bintu byose bizamuka, ubwo nirengagije ibyo kuba ama essence ejo bundi yo byarabaye ibindi bikikuba. Uko ibintu bizamuka, burya ntabwo umushahara wawe uzamuka, ntushobora kuzamuka uguma ari wa wundi. Niyo uzamutse uzamuka akantu gatoya, kereka ugize opportunity yo kuva aho ngaho ukajya nk'ahandi, aho byaba ari sawa. Ariko ibintu byo birazamuka. Business rero ibasha kuzamuka nk'uko ibintu birimo bizamuka. Tuvuge niba wagurishaga ikintu ukakigurisha 2,000, urasubira kukirangura 2, nawe ukigurisha 3. Niba wakoraga business yenda yo gucuruza umwenda, ukaba uri kuwurangurira 10,000, nawe uragurisha 15. Nyine ugendana n'ibigezweho, business igendana n'ibigezweho. That's why ubona abantu bose bihambira
bakihambira ku kintu bita business. Bamwe bakemera no gusezera akazi bari barimo ariko akajyaga gukora iki business. Ibi bintu bitatu mbwiye ntabwo none ushobora kubitekereza ubona uhembwa ukaba ukibona amafaranga yawe akibasha kugutungira urugo ukabona ubyumva kubera ko wabigezemo. Nibwo ubyumva nta muntu n'umwe ukwitayeho. You have to love yourself. Ugomba kwiyitaho ugatekereza umuryango wawe kurenza uko abandi bantu bagutekereza, ugatekereza umugore uzashaka, umugore akagutekereza n'umugabo uzamushaka, mukarenga ibyo mugatekereza n'abana muzasiga mu isi. So ibintu uko bizamuka rero umushahara utazamuka, uko ushobora kugira ibibazo by'ubuzima, akazi kakaba kararangiye nta kindi kintu ufite wakora, nta mwuga wundi wize, uko izo mpamvu eshatu zose zigusobanuriye wagakwiye gutekereza from now ukavuga uti ni iki nakora nanjye business nkayigeramo. So hari abantu rero bafata umwanzuro wo kujya kwikorera, ngaruke kuri aka kantu nsoza, bagafata umwanzuro wo kujya kwikorera mu by'ukuri atari bo ari umujinya ngo sinshaka guhangana na boss ngo barasuzugura ngo business izakunanira the way uri indiscipline. Uburyo uri indiscipline cyangwa se udafite imyitwarire myiza mu kazi bisobanuye ko business uzayikora. Nushaka kuguma muri ako kazi, akazi ni urwego rugufasha kugera kuri business. Ntabwo ndi gutesha agaciro akazi, ariko ntabwo ari ahantu ho kuba comfort ngo wumve ko ubageze iyo ujya utuze niba uhembwa miliyoni yawe 2,500 wumve rwose nta kibazo. Hari igihe n'inzu kuyikodesha izabikodeshwa miliyoni 2 inzu yonyine. Abantu baba mu bihugu byo hanze bo barabizi, ubwo ni nk'ubusa nta n'ikintu yayakoze. So icyo gihe rero uzabaho gute? Ayo mafaranga afite agaciro umunsi wa none, ariko mu myaka 3 nta kintu azabavuze. Start now, investinga mu mwanya wo gusevinga. Shaka tubutike, nzababwira imishinga myinshi wanakora ufite akandi kazi. Banza ukore business ukiri no mu kazi k'abandi, ibanze iriyaninge cyangwa se izamuke ibishyigikira wa mushahara wawe byibuze ubone kwicara muri ako kazi. Naho ubundi mukuriye inzira k'umurima. So ntuzave mu kazi, akazi kazagufasha kuzamura business. Wiva mu kazi n'umujinya, kuko abantu benshi bajya babikora ngo hari abantu barasuzugura abandira igihembo biki akigumura agagiye gukora business. Icyo gihe irakunanira. Ariko iyo uyikoze warayitekerejeho umaze igihe n'undi ko ufite n'ako kazi, iyo usezera neza abo mwabanye mwaranabanye neza ukajya muri business yawe. Siko bimeze. So dutangiye tugira utuntu twikorera ku ruhande, kora akantu gato. Si ngombwa gushyira ibibaraga byinshi ngo urashaka miliyoni ng'ijana tangira akantu gatoya ariko kabe gahari. Biratangaje rero ko hari umuntu utaha nimugoroba akareba televiziyo ari kureba n'ibi bihe turimo ukuntu biteye birimo guhindagurika umunsi ku wundi. Byaba bibabaje. Taha utekereza icyo wakora, taha saa 11 saa 12 ukomereze muri business. Abantu bo hanze bo barabizi ukuntu abantu babaho mu buzima bwo gufa bafite utuzima tubiri, akazi kamwe kabiri, kamwe kakajyamo yakavamo akaryama amasaha 3 akajya mu kandi. So we rero niba uzi ukaryama, abandi bazarya imineke, wowe urya ibitoki bari byo utegereza ko bishyirwemo imineke. So ndabakunda guys, banyaho dukanguke twitekerezeho dushaka ukuntu twikorera. Navuga ngo naho utaha tuzabane mu zindi video, kandi abantu badakora subscribe ndabibasabye, kora subscribe, sharing, comment n'ibindi. Tuzabane mu bindi bintu byiza, ubuzima, iyobokamana n'ibindi byinshi. Hano hazajya haca ibintu byinshi. Ndabakunda naho utaha. Imana yo mu ijuru ibarinde. Bye bye.